ngo twagiye buri kintu twagiye karakize winama bega dutere haleluya tera haleluya mama ngogira gutya kanagira urakize urabohotse mu izina rya Yesu itoreye bekazongera mu izina rya Yesu bega duhereze shyira mu gisiri basibira Imana sirimbira Imana urakize igosha irira Imana Yesu aramubohoye ase twese haleluya musore mama wawe uramubonye arakize amubonye mu izina rya Yesu nahoraga ndira mana we mujye kwicarira nahoze ndi kuvuga ni suko kuramugeraho nahoze ndi kuvuga n'uburamugeraho naho wenda njyewe ntakira ariko wiki mama wenda akira nahoze mvuga ngukoreho twoya katuzamurira Imana icyubahiro dutere haleluya ngo mwitahire gendana na mama wawe uzashima Imana ku musozi utuyeho zagenda utanga itubura usengera ubabwire ngo Yesu yarambohoye amen mukecuru arishimye disi umukecuru yarwaye indwara zinyuranye arwara amibe arwara sima mbese afite uburwayi bwinshi mbo dukeka ko mu muryango yashakiyemo bashobora kuba baramuteje nyabiyi ni njyewe mfura ye ibintu byose iyo bibaye ko ntuye hafi ye nkunda kubibona agahinda kakanyica mu minsi yashize ku itariki 2 z'ukwa gatanu mabukwe nawe bari bamuroze nza kujya kuri YouTube ari umugore wanjye bimbwiye ngo njye kuba umubapfumu ndavuga ndetse ndajya mu bapfumu ko ndi umwana kuri bo ntabyo namenye sinzi ukuntu nagiye kuri YouTube ntago nakunaga kujya kuri YouTube mba mbonyeho ngo Prophet Imana ivuga ngo akubitiye umurozi mu rusengero naraye ndabireba kuva saa 2 z'ijoro kugera saa 5 umugore mbimubwiye ni ajya kubwira mama we bwari mabukwe arambwira ati ntago yapfa kubyemera keretse wajyanye telefone ukamwere naragenda mwereka koko arambwira ati hari kuwa gatatu nimugoro arambwira ati mu gitondo turajyana nimba nta n'itike ufite ndayigu ubwo ndaza mbibwira mama ni hantu twavuye mama n'umugaturika nanjye n'umugaturika na mabukwe n'umugaturika ubwo mama ati nimba wa mukecuru yakize nanjye aho hantu uzanjyane ko mbona ibintu bihora biguhekenya setate umva bimpekenya buri munsi n'ubu ngubu bigira biguhekenya biguhekenya he aribwo bizamuka gutya bizamuka bumwe bigafungiramo no gutya n'ubu biri kuguhekenya ubundi bikajya no mu gice cy'umugongo gutya n'ubu birimo biraguhekenya ntabwo ari cyane usengera Imana igukize cyane wahuye n'umubabaro wa mukecuru we uteye ubwoba cyane kuva nshatse muri 84 nahuye n'ibigeragezo napfushije abana benshi cyane abana 10 mfite 2 twonyine bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera arakunafasha abashavuye wizera ijambo abaremerewe n'ibiruhanya babwire kw'Imana abaremerewe n'ibiruhanya babwire
babwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize uti utumukiza Yesu amara agahinda none wirira, amarayo amara agahinda none wirira. Yewe ubabaye Yesu wacu we amara agahinda none wirira. Yewe ufite uburwayi amara agahinda none wirira. Nawe ufite amadeni amara agahinda, wowe ubona ugiye guseba Yesu wacu amara agahinda, Yesu amara agahinda none wirira. Ngwino hano, fata muri ibi biganza. Kuva uyu munsi kwerukanyeho ubu buribwe mu izina rya Yesu yampamagaye. Umwuka wose bari barakuroza ngo gukuyeho nk'umuhanuzi w'Imana, ibyo byaguhekanyaga nonaha mbisohoyemo, uyu mugongo wawe nonaha ngugize muzima. Pena to bestif aya maguru kuva uyu mwanya ibyaguhekanyaga mbisohoyemo. Ntuzongere kuribwa ukundi, ntuzongere kubabara ukundi. Umwuka w'uburibwe ndawurangije nonaha mu butwari wampaye Kristo. Atabari nge izina ryawe rihabwa icubahiro. Uyu mubyeyi arararira ararahekenwa. Mana yaturutse Kirehe, nabwo yaje mu butembere, yabonye abona ntahandi yaruhukira uretse mu nzu yawe. Umva gusenga kwanjye Kristo, kwirukanyeho ubu buribwe bwose, ibyaguhekanyaga byose ndabirangije. Kadukomere Imana amasi. Hari ibyo ukicumva? Oya. Hari ibyo ukicumva? Oya. Ngo simbuka turebe. Simbuka, uracabyumvamo? Yesu yabisohoye. Hari ibyo ukicumva? Oya. Muhereze mikrofone. Byagiye? Bigiye he? Izina rya Yesu. Subira Kirehe uzashima Imana ko Yesu yakugiriye neza. Uri mu Gatolika? Ni wowe buzima bwanjye Mana yanjye, ni wowe niringiye, zaguhanga amaso buri gihe, ngusaba imbaraga maze nsinde ibyago. Kadukomere Yesu amashime. Uzajye kwa padiri utanga ituro uvuge ngo Mana ndagushimye ko wangiriye neza. Amen. Umvishe tate, uzagende ushyire mu giseke ituro uvuge ngo Mana ndagushimye ko wankishije. Katwongerera Imana icyubahiro. Umuntu wese no kwemera kwe siko bimeze. Iyo wakiriye Yesu agukura mu buzima bubi. Bwira uwo muntu muri Kongo uracyafite Yesu cyangwa waramutaye. Yesu ntabwo akorana n'abapagani. Yesu ntabwo akorana n'umuntu ufite inzira eshatu muri bo. Yesu ntabwo akorana n'umuntu ufite imiti yo mu bapfumu. Yesu ntabwo akorana n'umuntu ujya mu kabari. Yesu ntabwo akorana n'umusambanyi. Kugira ngo Yesu agukorere bigusaba kumuha umutima wawe. Oya ntibikabe gukeza abami babiri, niba ari Imana dukorera mureke twerure. Umva gato turize, itegereze neza uburyo utwaye agakiza,
utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Barizo umuntu muri kumwe ngo agakiza uracyagahetse cyangwa umwana yagiye kera? Mumbwirire ngo Imana iramutse igutwikiriye waseba nk'abandi. Imana iramutse igutwikuruye wakwihana ibintu bitaraba nabi. Wavuye mu busambanyi utarandura sida, wavuye mu kabari bataragukubita icupa, wavuye mu ndaya bataragukubitira hejuru y'indaya, wa mugabo we, wa mukobwa we, waretse gukuramo inda Imana itazaguhana, waretse kwiri gushusha inkuru agakiza k'Imana kakakugaragaraho. Niba uri mu masengesho, niba uri mu butayu, niba wirirwa muri nibature, niba wirirwa mu ijoro ryo gutabaza, ariko ibyaha biranze birakurembeje. Mana wampaye amafaranga ariko Mana ntabwo ubona ko nyakeneye, ariko iyi Mana ikurebye isanga agakiza kawe ntako. Iyi Mana ikwitegereje isanga agakiza waragatwaye kera. Wabanaga n'Imana neza, wasengaga neza, wagiraga ububyutse, ariko abantu nta Mana bakikubona. Uyu munsi tuvugana ninde wakizwa ku bwawe? Ninde wakizwa ku bwawe? Urasenga ugasamba, urasenga ukanywa inzoga, urasenga ukajya mu kabari, urasenga ugaca umugore wawe inyuma, urasenga ukajya mu bapfumu. Imana ntabwo ushobora gukeza abami babiri, umuco n'umwijima ntibishobora guhura. Imana ikeneye abagore bayihamya ariko bakijijwe, ikeneye abagabo bakorera Imana, abagabo bagenzi babo bakavuga ngo runaka ko yakijijwe ngiye gukurikira Imana asenga. Mbarizo umuntu muri kumwe ngo kuva wakizwa ni bande bakijijwe kubera agakiza kawe? Ni bande bakijijwe kubera wowe bakaza mu nzu y'Imana bavuga ngo turahagurutse kubera wowe? Mumbarize mubaza ngo ni bangahe wazanye kwa Yesu bagakizwa kubera ko wakijijwe? Mubaze. Ni bande? Ni bande bakijijwe kubera wowe mama? Ni bande bakijijwe? Abantu benshi bashaka ubutunzi kuri Yesu ariko ntibashaka ko Yesu yatura mu mitima yabo. Iyo tubonye abantu benshi dusanga barariye serifi kuri Yesu ariko Yesu ntawe batunze mu mutima yabo. Kandi abo ba kubabwiriza bagakizwa biragoye. Imana uyu munsi yambwiye ngo ikeneye abagore, ikeneye abagabo, ikeneye abasore, ikeneye abasaza bafata umwanzuro bakavuga ngo turashaka gukorera Imana. Niba ari ibitangaza Yesu arabikora, niba ari impano yo gusenga Imana yarayimpaye, ariko yarambwiye ngo ntabwo impano nyiguhaye kugira ngo abantu barusheho gukora ibyaha, nguhaye impano kugira ngo mbakorere ibitangaza ariko mbanze mbakure mu isayo y'ibyaha. Ni mwebwe mwatumije iteraniro ringana gutya uyu munsi riterana, nuko ari mwebwe Yesu yarakeneye. Talabeni Stifa halakatemo Pastor Deborah na Ange bahaguruke tugiye gusengera aba bana. Mufashe icyemezo, tambuka tambuka, mufashe icyemezo. Ese mufashe icyemezo mugiye gukorera Imana, mufashe umwanzuro
mufashe umwanzuro mugiye gukizwa mukorera Imana. Ibyo byose ni ubusa, byisi wirutseho ni ubusa, wabyirutseho igihe kinini ntacyo wigeze ubikuraho. Uyu mwanya Yesu aragukunda. Amagambo uvuga ntabwo ahesheje Imana icyubahiro. Ubahereze mikrofone tugiye gusenga. Ndakwinginze uhagaze, uyu mwanya ufata icyemezo gifasha, ufate decision, uvuga ngo mfashe umwanzuro. Mu gufata umwanzuro kwawe nimwe Imana igiye kugutabarira. Nta soni biteye gukizwa. Uguseka kuko wakijijwe uzamureke, kuko ntabwo azi agaciro k'inyungu z'umusaraba. Urasubiramo aya magambo n'ijwi riranguruye nyuma yanjye, uravuga ngo Mwami Yesu, namenye ko ndi umunyabyaha, none nje imbere yawe, unyakire mbindi ku mwana wawe. Ndakwemeye umbere umwami, umbere umukiza, unkure mu gitabo cy'urupfu, unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none ndi umwana wawe. Nawe Satani ndakwihakanye, sinkiri uwawe, sinzongera kugendera mu byawe, kuko Yesu yaje mu buzima bwanjye. Mwami Yesu, uhereye none unyobore, uyobore intambwe zanjye, uyobore n'imigambi yanjye kugeza igihe uzazira.